yavutse yitwa Niyonshuti Theogen, gusa kuri ubu bongeye ijambo pastor babihuje ahita yitwa pastor Niyonshuti Theogen, uwiswe babusi kubera yuko yacumaga urumogi, wigeze kwishyiraho derede, waraye muri pipinyeri, waraye munsi y'ikiraro, wikunenze akihiringa agaca mu buzima butari bworoshye. Yavukiye mu bakire gusa biza kurangira yisanze imihanda, ariko ubuzima buramukaragana, none aza kwisanga yarabaye pasiteri. Ngiye kukubwira rero ibintu bitangaje mu buzima bwa pasiteri Theogen yagiye anyuramo bigiye bitandukanye. Icyo wamenye rero twese cyane nuko yavutse muri 1983 kugeza kuri ubu ngubu ari kuzuza imyaka 40, arimo aragenda yisatira kugeza kuri ubu akaba afite abana bagira kuri batatu, umukobwa umwe ndetse n'abahungu babiri, akaba afite umudamu umwe gusa. Kuri abo bana yongeyeho abandi bana 12 yakuye ku muhanda abazana mu rugo rwiwe kugira ngo abashe kuba yabarera. Ubwo urumva ni umuryango w'abagira kuri 17 bose. Pastor Theogen rero twese cyane mama wiwe avuka ahitwa i Butare, bakamwita Nirere Berina, ise bakamwita Mureja Theoneste, akaba we avuka mu Gacura Bwenge. Pastor Theogen rero we akaba yaravukiye i Kigali, akaba ariho bamubyariye. Byinshi mu buzima bwe rero byagiye bimuranga. Uyu mugabo Pastor Theogen avuga yuko ijambo inzahuke impamvu akunda kurikoresha cyane nuko agendera ku kuba Imana yaramuzahuye, Imana ikaba yaramutabaye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu buzima bwinshi rero bwari bugoye yagiye acamo, Pastor Theogen twihuse cyane yaje kuba ikirara cyangwa se aba imbobo ku muhanda kugeza ku myaka 7. Amara imyaka 7, hagati y'7 n'6 Pastor Theogen ari ikirara ku muhanda. Ni ubuzima rero butari bworoshye. Muri ubwo buzima rero yaje guhuriramo n'ibibazo byinshi, yaje kunywamo inzoga, yaje kwishyiraho derede, yaje kunywamo urumogi, yaje kuba ibandi ku muhanda, aza kurara muri pepinyeri. Uyu mugabo rero yaje kuba marine kejeri hariya i Kigali muri iyo myaka igera kuri 7 yose. Gusa nyuma y'iyo myaka 7 ubwo hari mu 2003 kuva 2002 ugera 2003 Imana yaje kugira gutya iramuzahura, abari bwo areka ibintu by'ububobo. Icyo gihe rero ajya gukizwa, yakirijwe ahitwaga icyo gihe Karivadosi, ahitwaga Karivadosi. Icyo gihe Karivadosi hari akabari, ako kabari rero niko kitwaga Karivadosi, ahari Nyabugogo. Icyo gihe nibwo yaje gusoma ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba yahindutse ikiremwa gishya. Iryo jambo rero riza kumukora ku mutima. Pastor Theogen aba akijijwe gutyo. Gusa mu gukizwa yinjira mu itorero rya ep10 2003 naho yakomeje guhura n'ibizazane bigiye bitandukanye, aho abakristo cyangwa se abo bagendaga basengana bagendaga bamwishyishya rero bavuga uti uyu nguyu wahoze ari imbobo ashobora kuba nanone akiri umubandi. Bagasohoka bakikiye amashakoshi bagasenga bareba kugira ngo adakanguka umukristo agasanga Pastor Theogen yamutwariye wenda telefone. Mu buzima butari bworoshye rero yaje kugenda aba umunyamasengesho, aza kuyobora n'icyumba, aza kuba umudiyakoni, aza gukora ibintu bigiye bitandukanye mu murimo w'Imana. Mu rugendo rutari rworoshye rwo kugira ngo yitwe pastor cyangwa se bongereho pastor, iryo jambo ahantu byaturutse ni umugabo waje kugira gutya aramufata aravuga uti reka nkwigishe Bibiliya, aza kumujyana mu ishuri rya Bibiliya. Gusa Pastor Theogen avuga yuko nubwo agiye kwiga Bible cyangwa se Bibiliya ntabwo yari gahunda yo kuzaba pasiteri, ahubwo we uwo mugabo yamutwaye kugira ngo abashe kwiga Bibiliya, abashe kumenya kujya asoma Bibiliya ndetse anagenda yigisha abantu bagiye batandukanye.
Pastor Theogen rero akaba avuga yuko Imana yamwomoye ibikomere bitatu, ari nabyo ashingira avuga uti Imana yomora abantu ibikomere ibi bitatu ngiye kukubwira. Icya mbere ngo ni igikomere cy'agahinda, icya kabiri ngo ni igikomere cy'amateka, icya gatatu ngo ni igikomere cy'ibyaha. Pastor Theogen rero we avuga yuko ibyo byose Imana yagize gutya ikabimwomora. Pastor Theogen rero ikintu gitangaje we nuko avuga yuko akimara gukizwa, ikintu cyamunejeje kandi cyanamushimishije nuko yavuze uti Mana ikizima nuko unkuyeho kunywa urumogi, unkuyeho ububandi, unkuyeho ububobo, unkuyeho kuba wenda nanarara mu biraro, ahubwo kugira ndare mu biraro nkaba narara mu masengesho ndimo nagusenga. Nicyo kintu rero ngo cyamutangaje akimara gukizwa. Ikindi kintu rero gitangaje kuri Pastor Theogen akinywa urumogi cyangwa se akiri ibandi ku muhanda, ikintu gitangaje wamenya nuko haje kubaho amatora. Icyo gihe ubwo yitwaga Babus haza kubaho amatora rero mu bandi bana nyine b'amabandi babanaga, baravuga uti noneho reka dutore turebe umuntu ubasha kuba yanywa cyangwa se umuntu ukoresha ibiyobyabwenge cyane kurusha abandi. Icyo gihe rero ikintu gitangaje nuko ayo matora akimara kuba basanze umugabo witwa Theogen niyo nshuti kuri ubu ngubu akaba ari pasiteri, ariwe muntu utsindiye amatora. Hey, ni ibintu rero byari bitangaje. Uwari pasiteri, uwari ibandi, kuri ubu ngubu akaba ari pasiteri rero wari watsindiye amatora yitwa Babus, ubu ni pastor, ubu ni umunyetorero kabisa, ADPR, umwizerwa ukomeye cyane. Ikintu gitangaje nanone ku buzima bw'uyu mugabo mbere yuko aba ibandi, ikintu gitangaje wamenya wenda mu bwana bwiwe nuko iwabo akiri umwana barabozaga. Icyo nicyo cya mbere. Yagejeje imyaka 10 ibintu byo kuvuga ngo arikozaho irizi, ariyoza, arijyana dushe atabizi, ahubwo bari bafite abakozi bamwozaga. Icya kabiri nuko yajyaga ku ishuri n'imodoka, akagaruka n'imodoka, kandi hari mu bihe bya kera byashize. Urumva yuko iwabo rero bari abantu bakomeye cyane. Ikindi kintu cya gatatu nuko babaririmbiraga kugira ngo babashe kuba barya, kugira ngo babashe kuba bafungura. Yari umwana w'umuteteri rero, yari umwana watese, yari umwana wibera mu mafiriti. Gusa Imana iza kumucisha mu ishuri rikomeye cyane nagiye mbabwira. Icyo wamenye nuko rero iki ni igice cya mbere cy'ubuzima butangaje bwa Pastor Theogen. Nzakugezaho igice cya kabiri, igice cya gatatu cyangwa se igice cya kane, bizaterwa. Icyo usabwa ni ukanda subscribe tukazajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, mu buzima bugiye butandukanye bw'ibyamamare byagiye bicamo hano mu Rwanda. Iyi ni Hozaho updates, iyi yari episode ya 10. Ubukurikiyeho rero nzakubwira nyuma yuko yaje kuba rero pasiteri, ibintu byagiye bikurikiraho, ibintu bitangaje byagiye bimubaho akimara gufata ubu pasiteri uhereye 2003. Kanda subscribe tujye tubana Hozaho TV. Hozaho, I love you so much.